ngo nahuye n'akageragezo ngo kubushomeri ngo maze imyaka 5 nararangije kaminuza nahuye n'ubushomeri ukamutangira ukabigira impamvu yuko ngo Imana itazikora. Imana izikora nubwo waba uri umushomeri izikora. Ariko wamuvuga butumwa mwiza Diallo yaratubwiye neza yeme. Yaratubwiye ngo Imana izikiza ngo nubwo itagukijije. Imana irakiza nubwo itagukijije. Imana izihoza amarira nubwo yawe akirimo kumanuka. Imana izitanga akazi nubwo wowe bakwirukanye mu nzu wabuze n'ubwishu. Izitanga akazi. Azi kwigisha kabisa. Imana imuha umugisha pastor. Iyo ubona nk'aba bagabo yanyongoreye hari ariko yanabikomojeho yanyongoreye arambwira ngo muzehe Ruturwa ngo ari mu bashumba yamubereye revera ngo iwe ari umwana nyine muzehe ico gihe ari revera akora imirimo. Noneho ubu nanje novuga ngo nubwo tutigeze tuba mu itorero rimwe ariko wabaye mukuru cyane nanje nkiri umwana muto cyane. No kuvuga ngo ibyiza rero no kubona abantu bahaguruka bagakora bamara kugera iriya imbaraga zimaze gusa nizibaye nkeya ukabona abandi bagiye bakura babigiraho babareberaho nabo ukabona barimo barazamuka. Santekereza ko nje ndacafite imbaraga ndacari mutoya ariko ndantekereza ko none nk'ababyeyi nk'aba iyo babonye nk'abana bato nkatwe Yesu atangiye kudukoresha tekereza ko muzamwumva mufite nk'ishema muze. Siko bimeze ariko nyine mu gihe tutabatengushe mu gihe twababereye nyine abana bemeye kwicara bagatozwa noneho tugatangira gukora tubigiraho. No munezero cyane. Imana ihimbazwe. Ndakoresha umwanya muto naza nkenera ngo agume avuge ko muri ubukuntu yazayigisha neza. Naza nkenera ngo agume avuge nuko sinzi niba biza bibaho aho umuntu ashobora kugaruka ku nshuro ya kabiri ko abaririmbye tuza turirimba tukagenda tukicara mu kanya bakongera bakaduhamagara tukagaruka. Sinzi n'abavuga butumwa hari igihe wo kwigisha mu kanya tukongera tukaguhamagara ugakomereza iyo byabaye ngombwa. Ni byiza cyane. Rero Imana ihimbazwe. Ku cyumweru mu by'ukuri nari nashimye Imana ku rugendo twari twagize rurerure ariko Imana ibana natwe turagenda amahoro tugaruka amahoro. Twari twabakumbuye abantu mwese abanyetorero n'inshuti z'itorero twari twabakumbuye ariko twajya tubareba nyine tugakurikira. Iciza nuko amasaha yaratandukanye igihe muteranye hano twebwe twabaga tudateranye noneho tugakurikira abantu benshi tukababona kandi iyi kamera yacu ni nziza. Ino kamera yacu ni nziza. Ushobora kuba ahantu ukamara ukwezi ariko ujya wumva wagira ngo muri kumwe n'abantu kubera ukuntu wakurikira ibintu ukagira ngo wenda muri kumwe n'abantu ariko Imana ihimbazwe. Hanyuma hariho abantu b'abakristo babaye hano iwacu mu itorero twagiye duhura nabo hari abadutuma intashyo baduha intashyo. Harimo ba Munyana Janine twaririmbanye hano muri Joyous. Harimo na Bishop Tuyishime yaradutumye rwose ngo nitugere imbere y'itorero tuzobaramutse. Hamwe n'abandi bantu benshi rwose. Kandi hari aho twarimo tugera tugasanga Bishop yarahanyuze na mama Bishop maze bakatubwira ukuntu bababereye umugisha bakatubwira ukuntu babakunze tukumva nyine natwe turanezerewe. Ni byiza cyane kubona unyuze ahantu mu bushumba wawe yanyuze kandi ukahanyura wumva abantu bamuvuga neza yarabereye abantu umugisha. Nukuri natwe byaratunejeje. Rero mwakire izo ntasho zabo bantu mwakabyaramwe barazidutumye rwose. Hanyuma ngira amashimwe amwe nza nsubiramo ariko atazashira. Nimba muzoroha mukayanyitirira nimba bizogenda ariko nyine ntacyo nkomeze ntangire ndondogore ntarasaza nta kundi. Noneho aba baririmbyi ba Joyous Melody bazompindura kabisa indondogozi kubera iki? Haleluya.
haleluya. Aba baririmbyi bazompindura indondogozi kubera iki? Njyewe nza hano muri rino torero twari turi abaririmbyi bake kabisa. Noneho n'abandi nabo bake twari dufite abanyempano bari bake. Muzi ko umuntu ashobora kuba mu baririmbyi ariko adafite impano yo kuririmba. Noneho abo twabanaga najya nibaza nkavuga ariko ni twebwe bandu boririmba nabi gusa muri uyu mujyi wa Kigali, umwaka ukajya ushira tujya turirimba nabi. Umuntu umwe yigeze kumbwira sinzabyibagirwa, yigeze kumbwira dusohotse hano amateraniro, aravuga ngo abaririmbyi ba Foursquare ngo ntabwo ngo bajyanye ngo n'urusengero, kandi yari yavuze ukuri, mutagira ngo yari yanapfuye kuvuga ibintu aturenganya. Twajya turirimba nabi kandi dufite abaririmbyi bamwe bake beza, ariko tukaririmba nabi. Nari ndimo, madame yari arimo, babigira Imana bari barimo, n'abandi benshi bari barimo, ariko tukaririmba nabi ku buryo nyine bikarenga ukumva sinzi uko ibintu bimeze. Noneho igihe kimwe kubera amateraniro yacu amwe tugira, ndaza kwihuta mu ijambo ndavuga nk'ibintu nka 2 gusa nsoze hanyuma dutarame. Igihe kimwe naranabivuze ku cyumweru, igihe kimwe tukajya duterana amateraniro ya mbere hano, nkaza gusanga ari tujya dukora y'Icyongereza, ngasanga rimwe na rimwe kenshi ni njyewe bashize kuri gahunda yo kuyobora amateraniro. Narangiza ngasanga ni njyewe abaririmbyi bahisemo kuzoyobora kuramya no guhimbaza. Narangiza ngasanga nta mucuranzi uhari. Twagaza turirimba nabi cyane. Noneho nkaza kuyobora amateraniro, narangiza nkaja hano kuri iyi piano iriya y'umweru, bakanshiriraho mikrofone ngacuranga, nkayobora kuririmba. Narangiza twarangiza indirimbo cy'amasaha ageze, nkabivaho biriya byose ngahita nza hano, ngahita nyobora amateraniro. Noneho impamvu ku cyumweru Imana yari yampaye inyigisho yo gushimira Imana, tukareka kuba abantu gusaba amazimwe, guhora tuza imbere y'Imana tuvuga gusa ibitagenda kandi hariho ibindi bigenda Imana yakoze. Haleluya. Hari abantu bazi ibyo Imana yakoze mu buzima bwabo, twayivugiriza impundu Imana yacu nziza. Haleluya. Twasomye mu gitabo cya Zaburi ahantu havuga ngo muzajye mwinjira mu marembo y'Imana mushima. Noneho igihe kimwe rero kiragera, dutangira kujya dusenga turi hariya mu icyumba cyacu cyabaga hariya. Noneho dutangira kujya dusenga, tukabwira Imana ngo Mana duha abaririmbyi, kandi mu by'ukuri twari dufite abaririmbyi, twari dufite bamwe beza. Turatangira kibicifuzo, buri ko twasengaga hariya, twagiraga umunsi twasengaga rimwe mu cyumweru, tugasenga. Noneho aho kuduha abaririmbyi, ahubwo nabo twari dufite bamwe batangira kugenda, turavuga nta kundi. Hanyuma igihe kimwe Imana iza kutugirira neza. Haleluya. Nishimwe rikomeye kabisa, ntirizamva mu mutima, kubera ko twarisengeye Imana ikarisubiza. Imana iza kutugirira neza, iduha abaririmbyi kandi abaririmbyi beza kabisa. Niba abangaba rero turimo tuvuga, si ukubasingiza mwa abahungu mwe n'abagabo barahangaha, si ukubasingiza, ntabwo turimo tubaha Satani, ariko muzaza mumenya ko ibintu muza mukora biza bitunezeza. Jewe personally biranezeza iyo mpaye mbabona, kandi nimba mwarabigenzuye muracyabona nkunda kuririmba cyane, nkunda guhita mpagarara hari n'amafieri, kandi nkumva rwose nta no wansheganya. Kubera iki? Kubera ko uyu mwana Richard ari hano, Trezor ari hano,
mwese muri hano ba mukongomani n'abandi mwese bari hano, ngakunda ngo ngume mpagarare hariya ndebe aba bagabo Imana ihagurukije barimo bakora umurimo w'Imana hano. None rero mwa bantu b'Imana mubyumve ko muri ibyishimo byanje, muri ibyishimo byanje kabisa, kandi Imana ihimbazwe ko yabaduhaye bazazamura iteraniro nkumva ndanezerewe. Mwatumye nsobanukirwa, sinkunda umupira, sinkunda kureba umupira, ariko mbana n'umuntu ukunda byaranyobeye. Ejo bundi yarambwiye noneho turi muri Australia, mbona Kibasumba aricaye kuri telefone, noneho nkumva atangiye kwimyoza, nkumva ngo noneho ndamubwira yewe bigenze gutabaye, ngira ngo none niki kibazo kibaye, arongera kandi ari imyoza. Ndongera ndamubaza bigenze gute, arambwira ngo Vinicius ngo bamwimye Ballon d'Or. Ayi wewe ndumbirwa, Vinicius bamwimye Ballon d'Or, yababaye kandi gahaye imyoza cyane. Numva ndavuga nti abantu mwampaye gusobanukirwa kwa kundi njya numva abakinyi bavuga ngo ikipi yo iri iwabo, amen, ikipi iri iwabo ngo biragoye kuyitsinda, niko njya numva bazavuga, kubera ko ibiri iwabo ifite abafana b'iwabo bameze neza, muba muri kuri pressure y'abafana. Ni ukuvuga ngo iyi kipe nibatsinda muri hano mu rugo muragatoye. Aba bantu nza mbona Joyous Melody, sinzi ko ndabona itsinda ry'abaririmbyi riza rigahagarara kuri kano gatuti kacu rikamenya uburyo bwo kuzamura ikirere neza kurenza aba bantu bacu tugira hanga. Muri abantu beza Imana ibaha umugisha, haleluya. Ndagira rero ngo mvuga umwanya mutoya kuri message numva mfite, hanyuma tuze gukomeza n'igitaramo. Amen. Harakaririmbo kari kandimo kakarimbo kavuga ngo Manu hagararane natwe, ako gusa mshaka munyuraho, Manu hagararane natwe, musubiremo kandi Manu hagararane kandi weyo ubutayu utubere umucyo mu mwijima, Manu hagararane natwe, utubere iriba kandi utubere iriba ubutayu utubere umucyo mu mwijima, Manu hagararane nawe, Manu hagararane natwe, utubere iriba, utubere iriba ubutayu utubere umucyo mu mwijima, Manu hagararane natwe, Mana we dusome hano gatoya Imana ihagararane natwe n'ukuri. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9. Manu hagararane natwe, Mana we Manu Reka dusome. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe,
abatambyi b'ubwami, ishanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Amen. Wahabonye roha? Subiramo nawe. Haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishanga ryera, abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Amen. Amen. Reka nongere nsome mu butumwa bwiza bwa Matayo, igice cya 10, umurongo wa 22. Haravuga ngo muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Amen. Amen. Reka ngasubiremo, muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Amen. Amen. Hallelujah. Nahoze ntekereza amagambo yo kuganira, nukuri munyemerere nkoreshe wenda iminota mikeya hanyuma dukomeze n'igitaramo. Nifuje ko twaganira ku kintu kijyanye no gutoranywa ndetse n'igitambo cyangwa ikiguzi cyangwa umwenda uwatoranyijwe agomba kwishura. Hallelujah. Nifuje ko tuganira ku gutoranywa mu bandi bantu benshi, mu bantu benshi, nk'uko umuntu yakwinjira ahangaha turi benshi afite icyo ashaka kugeraho, akaza muri twese agatoranyamwe abantu areba bashobora kumugeza ku cyo ashaka, akabatoranya. Nta ubigizemo uruhare, nta wabisabiye, nta wabisengeye, nta wabikoreye. Umuntu akaza akareba muri aba bantu akavuga ngo kubera ikintu nshaka kugeraho ngiye gutoranya abantu. Hallelujah. Gutoranywa n'umwenda umuntu watoranyijwe agomba kwishura. Ubu Bibiliya igivuga nibyo tuvuye gusoma hariya. Hallelujah. Niho tuvuye gusoma hangaha. Havuga ngo Yesu ahimbazwe cyane. Icyanditswe dusomye cyanejeje cyane. Cyanditswe cyavuze ngo kera ntimwariho, ntimwari ubwoko, ariko ubu nyine muri ubwoko. Kera ntabwo mwari mwakababariwe, ntimurakababarirwa, ariko ubu mwarababariwe. Imana yaradutoranyije ngo irangize kudutoranya dushira iruha hariya. Abongereza nibo bazavuga ngo we've been set apart. Imana igutoranya mu bandi bantu benshi, iguhindura ubwoko. Ariko imaze kuguhindura ubwoko, hariho umwenda yakubitsemo, hariho ikiguzi umuntu azatanga bishobojwe n'umwuka wera w'Imana. Kandi abantu benshi dukunda kuba special, dukunda kuba abatoranyijwe, dukunda kuba abanyempana bahamagawe, abanyamuhamagaro, dukunda kuba abashumba, dukunda kuba abaririmbyi bakomeye, dukunda kuba ibintu bikomeye.
ariko nta muntu uzukunda ikiguzi. N'abantu benshi bazabahemuka kandi bari mu batoranijwe kubera ikiguzi. Manu hagararane natwe mana we, manu hagararane natwe. Haleluya. Nigeze kuba rimwe ahantu nigaga muri segonderi, twiganaga n'abantu b'abanglofone, twebwe turi aba francophone. Noneho naratangaye nuko ntabikurikiranye ngo menye amaherezo. Nigeze kubona umusore umwe wigaga mu Cyongereza atazi Igifaransa, none ariko bakagira isomo rimwe biga ry'Igifaransa. Mbona umunsi umwe abandi bari mu kizamini yicaye nyuma y'amadortoir. Ndamubaza kutagiye mu kizamini ngo ni Igifaransa. None ndibaza ndavuga ngo kuyu mugabo, kuyu muhungu yahunze ikizamini, iriri asoma zoritsinda bigenze gute? Isomo umuntu azoritsinda gute atanyuze mu kizamini? Abantu benshi dukunda kuba bo turi bo, kwitwa amazina twitwa, ariko twanga teste, twanga ikizamini, titugikunda, kandi niyo tukigezemo abenshi baza bakigwamo. Ariko turimo turibukiranya ijambo rivuga hejuru yo gutoranywa, ariko gutoranywa kugendana n'inshingano, kugendana n'igitambo, kugendana n'umwenda tugomba kwishura. Ntabwo ari ukuza wamara kuza wahagera ukaguma muri wa wundi, ukaguma uri umunyamyenda. Bibiliya ivuga ngo ababiba barira nibo bazasarura bishimye. Gutoranywa bisobanura kurira, rimwe na rimwe ukarira. Kubera iki? Kubera ko wabujijwe gukora icyo wagombaga gukora kandi wakundaga. Haleluya. Rimwe na rimwe umuntu akamanura amarira akamanuka kubera ko gutoranywa byonyine byakubujije gukora icyo wagombaga gukora kandi wari ugishoboye. Umuntu akaguharabika akakubyukira, umuntu akakubyukira kabisa akagukorera igitangaza, kandi mu mbaraga atarakurushije imbaraga, ndetse no mu magambo atarakurushije kuvuga, atakurusha atari intyoza kukurusha paste. Ariko kubera ko you have been set apart, washizwe kure, Imana yaje mu kivunga cy'abantu, irareba mu bantu benshi, iragutoranya gushira ku ruhande, ikugira ubwoko. Hari umwenda rero yakubitse ugomba kwishura, wanga wakunda, hari umwenda ugomba kwishura. Haleluya. Hari umwenda tugomba kwishura. Washoboraga ngo gushiraho stati imwe gusa ikamukurugutura. Timurimo kubabona nabazi gutukana kuri social media. Turimo kubabona bazi gutukana neza, agapanga yaje kubwira umuntu nabi, agafungura YouTube channel ngo abinyuze kuri YouTube channel. Babizi. Nawe washoboraga gufata stati imwe ugafata interuro imwe gusa ukayinyuza hariya ukamukurugutura kumva. Ariko kubera ko wiswe wa wundi watoranijwe uri hariya ku ruhande, uwo mwenda ukemera ukawishura, ukavuga ngo ndemera uyu mubabaro unyice kandi atarandusha amagambo, ndemera umubabaro unyice nanje nari mbishoboye ariko nceceke. Manu hagararane natwe mana we, manu hagararane natwe, utubere iriba mu butayu, utubere umucyo mu mwijima, manu hagararane. Tumuramburira ibiganza Yesu, ababishoboye tumuramburira ibiganza. Haleluya, haleluya.
hari umwenda tugira. Kamvuge utuntu dutoya dukeya nka dutatu. Yesu yigeze kubwira abigishwa, arababwira ngo abantu bose bazabanga kandi ngo babahora izina ryanjye, kubera ko wakijijwe, kubera ko watoranijwe. Hari abantu batazumva ibyawe, n'imitekerereze yawe irahindutse kuko ufite gutekereza kwa Kristo. Nimba rero uri mu muryango cyangwa uri mu nshuti zitaragira uwo mugisha, ntibazakumva. Muri uko kutakumva rero hariho n'abandi benshi bazakwanga. Hariho benshi bazakwanga. Njya numva ubuhamya Bishop akunda kuduha ahangaha iyo agarutse ku mateka yiwe y'ukuntu yakijijwe. Ikintu cya mbere cyamugoye kwari ugusiga za nshuti ze, babandi babanaga bahoranaga muri bya bindi bahoragamo. Nicyo cyamugoye, kandi si icyemezo gacoroshe, si icyemezo coroshe. Kuvuga ngo abantu twabanaga twagendanaga umunsi ku wundi, tuganira imvugo imwe, tukumvikana. Navuga ibintu bakabyumva kabiri, nabo bavuga nkumva gatatu. Uyu munsi ngo kubera ko ngize umugisha nkamenya ko Imana yantoranyije, gufata icyemezo cyo kubata n'umwenda, ni igitambo, ni ikiguzi ugomba kwishura, ni ikiguzi ugomba kwishura. Ntabwo hari n'abazavuga ngo njewe ngo inshuti zanje nyine ni za zindi zanje za kera ntarakizwa, ni za zindi nakomezanyije nazo nizabe. Ariko uzarebe neza, witonde, witegereze. Ese ubundi ufite imbaraga zihe zizotuma resist hariya? Hari n'abazavuga ngo njewe ngo nzobagumamo, ngo nzobahindura. Sindimo nanababwira ngo mugende mwange abo mubana, ariko ndimo ndavuga ngo gutoranywa bigira ikiguzi, bigira umwenda biza bidushiramo. Umuntu akaba ari hariya ariko atajya apfa kuvuga ibije, umuntu akaba ari hariya ariko atajya akora ibije byose, ariko abayeho ubuzima gusa bwo kubiba ababaye, ariko azi neza ko igihe kimwe azasarura nezerewe. Hari umwenda tugomba gutanga, hari ikiguzi tugomba gutanga, Haleluya. Rimwe na rimwe ukisanga uri wenyine, kandi waravuze mu muryango w'abana benshi, ufite inshuti nyinshi, ufite abantu mubana baturanye n'abandi, ariko ukazajya ubona usa na uri umuntu uri mu rugendo rwiwe rwa wenyine. Uri umuntu ufite urugendo rwe rwa wenyine. Niba mwibuka abantu bari hano ku cyumweru, hari umumama dusenga hano, ntashatse kuvuga amazina ye, yavuze avuga ukuntu umuhungu we babana muri selire yabatijwe, yakiriye agakiza, kandi ngo arangiza aravuga ngo njewe ndabyumva cyane. Mwebwe mushobora kutabyumva, njewe ndabyumva cyane, kuko uyu muhungu wanje ni uwa kabiri mu muryango iwacu ukijijwe inyuma yanje. Umuhungu wanje abaye wa kabiri, ninje wa mbere, umuhungu wanje ni wa kabiri. Kubera iki? Umuryango wose ni Abisilamu, uyu nguyu yabaye wa kabiri. Ndabishimira Imana. Hari igihe uzuba ahantu mu muryango uri n'umwana gukunzwe, ufite n'abandi bana bavandimwe bawe mukundanye, mumeze neza, ibintu ari byiza, ariko kubera umwami wakiriye, imvugo yawe n'imyumvire yawe, imitekerereze ikazajya ihora gusa buri gihe ibusanye, ikazajya ibusanya n'iy'abavandimwe, ukazajya kwisanga igihe kimwe uri wenyine. Tuzi unavuga ijambo ngo baryumve mu muryango, bafite amazina yandi bakwita. Hari ikiguzi, hari umwenda tuza twishura, kandi tukawishura utubabaye, dupfuye, tugowe, ariko biri ngombwa ko tuwishura nk'abantu Imana yatoranyije. Haleluya. Biri ngombwa ko turwana tukawishura. Icya kabiri, hariho umwenda wo kwikura muri zone, muri comfort zone, reka mbyite gutyo. Ahantu wumvaga iyo uhari ukumva umerewe neza, byose bihari umerewe neza, ariko ukahikura kubera ko ari umwenda ugomba kwishura. Nzanibuka amagambo akomeye ya Mose.
Mose Bibiliya ivuga ngo amaze gukura ngo amenye iki? Amenya ko atari umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Yarabimenye. Amenya ubwoko bwe, ngo amara kubumenya ahitamo abishura umwenda ukomeye. Hari igihe tujya tubivuga iyo dusoma tukabisoma nk'amateka, Bibiliya tukayisoma nk'amateka, noneho tukabyumva nk'ibintu nyine biraho zabaye by'amateka. Ariko bavandimwe, iyo utekereje umuntu wavutse yisanga ibwami, umuntu wavutse agakura akisanga abyirukiye ibwami, akigira ibwami, akaba igitangaza ari ibwami, ariko umunsi umwe gusa ngo yamenye ko ari uwo mu bwoko bw'Imana, agafata icyemezo cyo kwikuraho hano. Ni umwenda ubabaza. Ntabwo gutoranywa byacu tubikorera, ariko kandi ni ibintu tuzatwinjiramo, Imana ikabitubitsemo ikintu, ikavuga ngo ndagutoranyije. Ariko nubwo ngutoranyije, hamwe n'umwuka wera w'Imana ubana nabo natoranyije, hari ibi bizakorwa mu gihe uzaba waciye bugufi imbere y'umwuka w'Imana akakuyobora. Umwuka wera w'Imana akazajya agenda akubwira ngo iki ngiki wagombaga kugikora papa, ariko ntibikiri ibyawe. Ibi wagombaga kubijyamo, nawe wari kujya mu kabyiniro nk'abandi. Nta bantu bigeze kubaho bakunda utubyiniro. Oya, ndimuzamura amaboko nta kibazo. Kubw'umutekano wacu. Ariko ni n'amateka. Iyo umuntu yabaye mu mateka nyuma akagira umugisha agakizwa, ntacyo biba bitwaye. Ariko abandi mungana mwabyirukanye bakamanuka ikigoroba muri weekend, bakamanuka bakavuga ngo twabonye akandi kabyiniro keza karuta turiya dusanzwe tubyiniramo, bakagenda. Ariko wowe umunsi umwe gusa ugafata icyemezo ukavuga ngo kubera ko namenye gusa ko natoranyijwe, noneho ibi ngibi ntibikinkwiriye, ukabireka. Wakundaga kubyina. Hari n'abantu bazi gutamba, kandi gutamba ntibisaba gusiza indirimbo zacu ngo manu hagararane, ntabwo ari izi. Hari n'abandi bazashiramo izindi zakubita gutya, nabo bakabyina kandi bakagira umunezero utosobanura. Ariko kubireka bikakurya ahantu ukazajya wumva nari nkwiriye kuba nagiye najyanye n'abagenzi. Ariko you have been set apart, uri ku ruhande. Uyu ni umwenda ugomba kwishyura gitambo. Tugakunda uyu muhamagaro, tugakunda Imana ngo niturangiza twange gutanga ibitambo. Tugomba gutamba ibitambo. Haleluya. Icya gatatu, hariho igitambo cyo kugeragezwa. Hariho abantu benshi turimo gupfira mu kugeragezwa. Hajya ni ku cyumweru nabivuze. Ni ku cyumweru. Hari umuntu wampamagaye mu minsi yashize arambwira ngo Imana ngo ntigikora. Mu minsi yashize kabisa arampamagara umukobwa umwe arambwira ngo Imana ntizikora. Yari amaze kuzunguzwa nyine, murabyumva namwe, n'ibigeragezo, arimo kunyura mu bintu bikomeye kandi bisa nkaho abinyuzemo igihe kirekire. Ngo arangiza arampamagara arambwira ngo Imana ntizikora. Kuko yaba yakoraga, dore reba iki cyanje kimeze gutya na gutya, kuva kera byaba bimeze gutya nibi, none ubu ngubu bimeze gutya. Ariko nanje ndamubwira ngo nukuri, birashoboka ko ucitse intege, birashoboka ko wakubiswe cyane ikigaragazo cyakurushije uburemere, ariko hari ibyo nzi Imana yakoze kandi atari kuri nje, kuri wowe. Ndamubwira hari ibyo nzi Imana yakoze kuri wowe, apana kuri njewe. Gusa Satani yagushizeho ikintu, yagutwikiriye gusa iguhisha imirimo y'Imana, ikomeza gusa kukwereka ya yindi itagenda. Ariko njewe ndakuzi, hari ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Turaguma turaganira, ngeraho numva nyine asa nk'utuje, ndambwira nti tuzoguma dusenga Imana zo gusubiza. Hari abantu rero bakunda kuja mu ishuri bakanezezwa n'ibindi byose, ariko byagera umunsi w'ikizamini umuntu agahunga. Kandi ibigaragazo biba muri Bibiliya zivuga hariho trials na testing.
habaho ibigaragazo bisanzwe, hakabaho na testing ni ibiza bivuye ku Mana. Haleluya. Bimwe mu byo tunyuramo bitugoye bituremereye ntabwo byose bijya binaturuka kuri Satani. Harimo trials na test. Ziriya test rero hari igihe Imana irebe ikavuga ngo uyu mwana wanje kugira ngo murere neza, azamuke neza, akure mu buryo bw'umwuka, reka munyuze muri iyi test ndebe. Kandi ibyo nabyo ni umwenda tugomba kwishura. Ngo nahuye n'akageragezo ngo kubushomeri, ngo maze imyaka 5 nararangije kaminuza, nahuye n'ubushomeri. Ukamutangira ukabigira impamvu yuko ngo Imana itazikora. Imana izikora nubwo waba uri umushomeri, izikora. Ariko wamuvuga butumwa mwiza Diallo yaratubwiye neza yeme. Yaratubwiye ngo Imana izikiza ngo nubwo itagukijije. Imana irakiza nubwo itagukijije. Imana izihoza amarira nubwo yawe akirimo kumanuka. Imana izitanga akazi nubwo wowe bakwirukanye mu nzu wabuze n'ubwishu. Izitanga akazi. Tukange ibintu byose ngo nuhura n'akantu gatoya, kandi natwe turi mu bantu bamwe bagiye bahura n'utuntu tumwe na tumwe. Kuko umuntu keretse umuntu utaba muri isi, umuntu wovuga ngo iwe byose yavutse neza, arakura, arazamuka kugeza uyu munsi iwe byose ni amahoro, uwo muntu kabisa ni umunyamugisha utangaje. Ariko umwanditsi wa Yakobo aravuga ngo bene data ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo. Haleluya. Tuzamura ibiganza tubizamurira umwami. Haleluya. Ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo, ngo nimugubwa gitumo n'ibiki n'ibitugerageza biza biduhindukira ibyishimo. Mwari muzi ko n'ibigerageza bigomba kutubera ibyo. Hari umuntu wari wa graduating atakoze test. Hari umuntu ninde wo definise umunezero azagira iyo yambaye cya gikanzu. Muzamwibuka umunezero twambaye abantu bacambaye. Iyo wambaye cya gikanzu ukambara na cya kigofero hano, ugahamagara ababyeyi, ugahamagara inshuti, ukababwira ngo na graduatinze, muzi umunezero. Ariko yabivuze pastor, none se nimba nubwo wambaye kiriya gikanzu uzi urugendo byafashe? Uzi urugendo byafashe? Hari umwenda abantu batoranijwe tugomba kujya twishyura. Ntabwo guhura nako kantu wahuye nako ntabwo ari impamvu yo kudukura ku mwami, ngo kubera ko twabuze school fees, ngo kubera ko abafite abafiance bababenze, ngo kubera ko sometime no kukubenga buriya Imana ishobora gutuma kubenga, ariko byose biri ku nyungu zawe. Byose biri ku nyungu zawe. Yabikomojeho pastor Imana imuhumugisha. Hari n'igihe abasore se ntacyo tutokora kuri abasore nta kintu batokora. Abasore biyemeje nta kintu tutokora. Ntacyo tutokora kabisa. Uzura n'umuntu gutya kuri Facebook ntumuzi ntakuzi, gusa mukama murangiza gahunda mukazipanga, mukamupanga umunsi wa civil nuko. Ariko umunyabwenge aza kubitaho cyo kuri Facebook wamubona wamumenya, ukamenya uwo ari we, ukagira abantu tuma kuja kubaza eseme uriya muntu namenye mugendega mu mundeberi wabo bameze gute, umuryango umeze gute, ni muntu ki, afite mico yihe, ese baramye yihe Mana, bigenda gute, ugatumaga mbere yuko uzafata icyemezo. Ariko rimwe na rimwe twebwe ubu ngubu bakiri batoya, yabivuze pastor, kwitana n'umuntu gutya ntumuzi ntakuzi, civil rabaye. Imana rero ije rimwe na rimwe ikazifata utwo tuntu, izo relationships ikagenda izi breaking, zikagenda zicika zigashira, sometime abari kubw'inyungu zacu. Ariko twebwe tukama tuboroga tugataka ngo ibyanje ntibiri mu gukunda byose, ngo nabanye n'umufiance wa mbere biranga, mbana n'uwa kabiri biranga, mbana n'uwa gatatu biranga. None sabo ngabo wari wasoma igitabo cy'itangiriro aho Imana izivuga ngo I must create a partner fit for him, ngomba kurema umufasha umukwiriye. Ntabwo ari buri mufasha,
sometime nuhura n'umuntu utagukwiriye Imana izayibreakinga. Nimba waratoranyijwe uri umwana w'Imana izakugirira imbabazi vuga uti uyu nguyu sinemera ko ahura n'uriya, reka mbikureho mbyice. Nushaka uboroge nushaka urire, ariko ibikoze for your good, ibikoze kubw'inyungu zawe. Soreze kuri aka kantu ka nyuma. Haleluya. Hari umwenda wo kwihangana tugomba kwishura. Tugira abantu benshi tutaza twihangana. Tugira abantu benshi b'abakristo kandi b'imyaka myinshi ariko tutazi kwihangana. Umuntu agagukorera ikintu kwihangana bikanga. Kandi kwihangana ni imbuto y'umwuka kandi umwuka uba muri twebwe. Ugasanga mvuze ikintu kimwe hano wicaye hariya ngo cagukomerekeje. Abanyabisebe baruzuye, buzura hanze yitorero, buzura no mwitorero. Usigaye wirinda kuvuga ukazubanza ukabaye ngiye kuvuga iki imbere y'abantu. Umuntu yanavuga n'ijambo amininga, abandi bakazajya baryenterpreta ngo buriya ngo yashakaga kubwira uriya. Nuko niko tumaze kuba, niko iyi si yacu turimo idutegeka. Tumaze kuba twese abanyabisebe, abantu baraho ngaho bose bibikange. Umuntu asigaye avuga gutya mukaba mwenterpreta ikindi, kandi njewe nyine cakindi navuze nico naminingaga, nico nari mvuze nyine. Ariko ngo kuriya ngo avuze gutya, ngo kuriya ngo avuze gutya, ngo kuriya ngo avuze gutya, kubera iyo mpamvu nanje ndagira. Ugasanga rero abantu imbuto yo kwihangana yarashize mu bantu. Ngo Imana yaravuze iravuga, ndandika mu gitabo, mfite amasezerano, mfite ibi ngibi. Wa mugani wa yandirimbo none mpeze mu kuvumba. Ukicara ukumva urarambi, ukumva wafata n'ibindi byemezo. Ariko yabikomojeho Pastor Imana imuhumugisha. Dawidi yimitswe kuba umwami, ariko ngo amare kwimikwa kuba umwami arabanza akomeza hanyuramo imyaka yo kwiruka inyuma y'intama. Kandi yibitseho isezerano yuko ari umwami, ariko arihangana arirukanga inyuma y'intama. Kandi muri bya bega Imana kiramutunganya. Iyo ni seasons za preparation. Imana irimo iragutegura hara mu kwihangana. Ariko se nimba turi abatoranijwe abana b'Imana, ubwoko Imana yaronse, ariko umuntu azavuga ikintu kimwe gutya ukamukizaho gutya, wowe umulida, wowe umuyobozi, Imana yo gutrustinga biragoye. Niyo mpamvu imihamagaro imwe n'imwe yacu izigenda igahekera mu nzira. Kandi uko nukuri hari imihamagaro imwe izigenda igahekera mu nzira kubera iki? Beneyo bafite character zitarahinduka ku buryo bashobora gukurikirana uwo muhamagaro ngo ugende ugere ku mugambi w'Imana. Ariko kwihangana ni ikintu n'umwenda tugomba kwishura. Nta kintu buragikomeye, nta n'ikintu cyoroshe. Buriya kuvuga nabi kw'abantu si ikintu kidasanzwe, ni ikintu gisanzwe. Ubundi ugiye kubitekereza neza witonze, kuvuga neza kw'abantu nico gitangaza. Keretse nyine abafite Imana, batunze Imana. Kuvuga neza kw'abantu ukazubona umuntu agira imvugo nziza, yaza kuvugisha nubwo wamubwiye nabi, ukazubona iwe gusa afite imvugo nziza yoroshe imeze neza. Kira nico kintu kidasanzwe. Ariko ibindi byo kuvuga nabi n'umujinya n'umushiha n'ibiki byose biriya bindi byose biriya ni ibintu bisanzwe kandi biba muri twe, biba mu biti, biba muri kino, biba no muri zindabo, biba mu bantu. Niyo kamere y'abantu. Kandi kamere zacu ntizigeze zituvamo. Gusa iyo umwuka w'Imana yamaze kugeramo, kamere yacu zigenda inyoha ariko nyine izinyoha ariko iriho ntizigenda ngo ikuvemo, kuko umunsi yakuvuyemo twogushingura. Umunsi kamere muntu yakuvuyemo twogutwara urusororo, ntizokuvamo rero. Ariko ikizoyimara imbaraga ni umwuka w'Imana uzugenda ukwibuza akakubwira ngo yewe umva ahangaha emera utange kino gitambo. Yarakubwiye nabi byari bigenze gutya, ariko emera ceceka, ihangane ceceka. Kandi nuceceka birashira. Ukaza witerura. Hari abantu gabagira n'umujinya mwinshi, ukaza witerura umujinya ukaza uguterura, ukaza wumva ko uraguterura, ukaza ukumanura ukika ku ntebe.
ariko umwuka akavuga ati wowe kabyara we ihangana iminota ingaho uceceke iki kintu kirahita gishira maze wakwemerera umwuka w'Imana waceceka ukabona. Mwebwe ibintu mwabonye, hari umuntu uzubasha gukomeza gutuka umuntu wamwihoreye? Hari ahantu wari wabona iyo ubwiye umuntu ukamubwira ikintu akakwihorera, ukamubwira nabi akakwihorera, azagira azamagenda yishima ahantu kandi nta kintu gihari, agira isoni, abura aho areba, abura aho kwirwa. kubera iki? Hari igitambo watanze gituma byose bitungana bimera neza. Twaratoranyijwe kera nje twari ubwoko, ariko umwami wacu yaduhinduye ubwoko. Ubwo yaduhinduye ubwoko rero, nimureke tujye dutanga ibitambo birimo kwihangana, birimo kwemera rimwe na rimwe tugatukwa, birimo kwemera rimwe na rimwe tukatakaza n'inshuti zacu, birimo kwemera rimwe na rimwe tugategereza amasezerano imyaka myinshi kaza ari myinshi gacaho, birimo kwemera rimwe na rimwe tukaza twikorera imitwaro yagombaga kwikorerwa n'abandi. Umutwaro wagombaga kwikorera undi muntu, ariko kubera ko wahamagawe, watoranyijwe, ukabona hari icuho, ukaza ukavuga ngo uyu mutwaro reka mwikorere. Nubwo Revera Kado yagombaga kuwikorera, ariko byamuciyeho ntiyawikoreye, reka mwikorere. Cyangwa nubwo hari uwundi nanjye nagombaga kwikorera, Ruhanga ukandeba ukavuga uti ariko uyu mutwaro wari wa Pastor Ben, ariko reka mwikorere. Nuko niko bizabigenda. Umuntu azatanga igitambo kubera uwo yabaye we, kubera uburyo ki yatoranyijwe n'Imana kandi atarabikoreye. Turakababarirwa, ariko uyu munsi twarababariwe. Kera turakababarirwa, twari ubwoko, ariko uyu munsi twabaye ubwoko. Kuba ubwoko rero bijana n'inshingano. Yesu abaho umugisha. Amen.